It's nice. No sweet. It's nice. Muraho, nitwa Ejide, murakaza neza kuri Beyond Hospitality, yahoze ari Tomato TV Rwanda. Umukunzi wacu wadusabye kumukorera ji, uyu munsi rero twagarutse tugiye kumukorera ji mixed. Abari Burundi ndabashuhuje, abari muri Amerika ndababona, abanyarwanda by'umwihariko muri abantu habagabo cyane mwarakoze cyane. Twagarutse mu gikoni cyo guteka, ngira ngo imirire ku isi hose ni imwe, muri Aziya barya kimwe ariko wenda byitandukanye nibyo barya. So reka dukore fresh juices ya mixed ariko bitewe n'imbuto dufite zitari nyinshi, kuko nababwiye ko guteka ari ugutekereza, biterwa n'imbuto n'ikintu ufite ukavuga ati imbuto si ntabwo ziri bupfu gusa ndazikoresha iki. Mfite watermelon, mfite inanasi, nkagira n'ibinyomoro, ndetse nkagira na kampera. Abagumye gukurikira video mbwira ngo mfite imbuto zitarashira ndashaka ikintu zibyazamo umusaruro. So reka dutangire rero dukora ji mixed yacu, mixed fruit juice yacu. Okay, ni watermelon dufata tukayikata kwa moto ya of course birumvikana. Okay, nice. Yeah. Wibuke fresh juice nta sukari ijyamo keretse uramutse, uko imbuto uzumva nuko nyine ziryoshye, imbuto ntabwo ziryohera. Hari imbuto zisharira, hari iziri sweet and sour, biterwa n'urubuto rwaryo. Cyane nk'ibinyomoro birasharira, so unyweye ji ibinyomoro byonyine nta sukari washyizemo bumva isharira, ariko ubwo niwo mwimerere nyine wabyo. Ariko ntibibujijwe ko washyiramo isukari rwose pe, ntabwo bujijwe ko washyiramo isukari. Hano rero ngiye kuhakorera ji mixed y'umutuku, navuga nti y'umutuku, zishyizemo ni gooseberry, ishyiramo gooseberry. Ubundi noneho dushyiremo amasi neza atetse, nta sukari iri bujye muri nonuze. Wowe kuyishyiramo nta cyaha uri bube ukoze. Urenda mufuni kurihera. Voilà. Ariko hano hari izindi mbuto ziri hano ngomba gushyiramo, ngo tuzisye cyane. Nkuko nababwiye muri video yabanje, aka ni akabase ariko iyo kagiye mu gikoni katatwika isahani gahinduye inyito, kuko abize muri internet twarabikoreshaga murabizi. Cool, nice. Have this. Okay, our water, we need to show the water. Nice. I need a glass.
So tumaze rero gusya ji yacu yamaze kunoga, tugiye kuyishyira mu kirahure, ariko ndabanza making sure ko ikirahure cyanjye kimeze neza. Managura ikirahure cyanjye kimeze neza, making sure ko kimeze neza. Okay, that's good. Nakoreye ji mixed. Guteka no gutekereza ntangira ngo ushobora kuba barayikoze, ariko ndantibakoresha watermelon n'ikinyomoro ngo wumve ukuntu bimeze. Na sukari ya muri no ji niyo wumva nuramukuyikoze ukumvira ntabwo iryohereye, uwo ni umwimerere wayo. Imbuto z'amaji y'amafresh nta sukari ijyamo, keretse umukiriya yabisabye cyangwa se umushyitsi uzi ko akunda ibintu biryohereye. So ngayo nguko, reka nze yongurure ubundi arishinga ibintu byacu. Oh my goodness, twagiye. Twamaze gusya rero, twamaze gusya ji yacu, tumaze gusya ji yacu. Nta sukari, wibuke ko nta sukari dushyiramo, ariko nta kosa ririmo uramutse washyizemo isukari muri fresh juices, bitewe nuko ukunda, ariko ubundi umwimerere wa fresh juices no sugar please. Okay, rero twarangije, tugiye guseriva ji yacu. Wibuke ibintu nkora mu rugo mbikorera mu rugo, ariko ngira ngo nk'ibitekerezo cyane cyane abantu basohokera mu mahoteli, abashefu, abantu bafite bahura n'ibyo kurya, n'ibitekerezo ngo basingo ngo bikore nk'uko mbikora. N'ubundi umwarimu yigisha 30%, umwarimu mwinshi akishakira 70%, kuko ntabwo ubwenge bwanjye wabwizera, ntabwo wakwizera ubwenge bw'umuntu umwe. So nshobora kuba nafashe watermelon nkavanga n'ikinyomoro, ngashyiramo gooseberry cyangwa akaberry. Wowe ushobora gufata watermelon ugashyiramo carrot, ugashyiramo passion, ugasya fresh juices, cyangwa se ugashyiramo na jus, cyangwa se ibindi bintu. Tugahita dukora hano, tuguha ideas, hanyuma ukagendera kuri izo ideas. So thank you for watching. Let's tujye gutanga ji yacu, tuyitange mu buryo bibiri, kandi uruke ko ngiwe navuga ngo ni nka speciality yanjye. Ikintu cyose nkora ndakiganishinga, kuko bigaragaza ijisho rigomba kurya mbere y'iki, mbere y'umunwa, mbere yo kumunwa. So reka tubanze turebe, iyi ni fresh juices, no sugar, ya watermelon, reka nuko nababwiye garnishing yanjye, kandi garnish biterwa n'ubumenyi bw'umushefu, cyangwa se biterwa n'umuntu uri kugira wariwa. Iyi garnish ya mbere, ntabwo ndarangiza, I'm still coming here again, coming to you. Na hano ndaza coming, not yet done, ndacyakomeza. My garnish. What is my garnish? My umbrella.
utu tuntu ni twiza cyane kugira ngo video ndi gukora muri no miss muri kubona ko ndi kuganisha tuno tuntu ni twiza tugaragaza ibintu neza kugaho umuntu umushyitsi yagusuye mu rugo cyangwa se mu mahoteli ngira ngo ko ntanga ama ideas kandi kuganishingisha muri no video wa watermelon akani iyi ni shape ya watermelon sinzi niba uri kubibona ni shape ya watermelon cool ino ganishi yanjye ganishi yanjye yafuye ariko sina ngombwa reka mpite kunyereka kuriya ariko hano naho voilà reka se wenda come on umbrella, come on voilà now let's go for serving my cocktail juice cyangwa se jus mixed. Where's my tray? I'm missing my tray. Now murabyumvute murayibona mutse ariko mbere na mbere ndabanza sobongere none twumve ngo ese iyo jus twakoze imeze gute kokeje ariko kwawe mu kabati. It's nice, no sweet, it's nice. Now, thank you so much, thank you for watching. Ariko ngira ngo mbamenyeshe ko twahinduye izina ntego bikiri Tomato TV Rwanda byabaye Beyond Hospitality. Hari impamvu nyinshi zitandukanye. Rero bashimiye abantu bari muri Amerika, abantu bari Burundi ndababona cyane, abanyarwanda bo birumvikana naho mu rugo, abari mu mpande zitandukanye bo muri Egypt, abo mwese ndabashuhuje cyane abakunda kureba iyi channel yanjye. Barakoze cyane.